we tubwira ibyo aryo uvuze gute nta nubwo njye nabyumvise kubyara abana benshi atabashije kurera yego ni umugisha ni umuvumo kuko babana iyo utabahagije ibyo bakeneye nabo burya umva bagucumurira kandi noneho nawe ntabwo utera imbere cyane rwose kandi umugisha wa mbere ni ugutera imbere ukabaho wishimye ushaka kumutera urushinge ntabwo mutera urushinge aramureka nyine asanga uwo musaza kandi ari sebukwe yego kirisiko ntabwo wumvise ariko ukuntu ibintu ariko byumva yasinziriye niba baramuteye umusinziro cyangwa yamize agahuko agapusi urumva umukobwa inda niyo nabamugira inda twite niya sebukwe kandi urumva yabikoze nawe ajya gusambana nyine urumva nyine bose urumva nyine arabikoze ariko nyine ndumva inama njye namugira yakitonda sebukwe nyine urumva ahubwo no kuba gusa yavuze ko sebukwe aramuteye inda we yabibwiye sebukwe ariko ntarabivuga abibwira umuhungu ibyiza rero ngiye kunumva inama namugira cyane ruca nkarumira singira ikintu mvuga ari we wanteye inda aceceka noneho sebukwe wiwe yazamufata n'ibanga wenda ibyo nigeze mubaza no kumubwira ukuntu ari we wanayimuteye amubeshye umwana akazavuka igihe kitageze gusa tuvuge ko ubwo uwo mukobwa bamuteye uwo muhungu we batari baryamana na rimwe sinumvise ngo barabara bakabara babigahura roje no kubara ariko oye none se ko Imana ari igena umunsi umwana azasohokera mu nda ko n'abaganga ari igihe batubwira ngo uzabyara mu itariki 28 ukabyara 10 na zingana iyo ukaza imbere kuri Imana niyo ibigena byose ibipimo byo ni umwana w'umuntu ubikoresha ntabwo ari Imana baza ko biza kugenda gute kugira ngo twisanga habaye icyaha baje kubyara oya bariye ku rubuto satani yari yabashutse yashutse Eva none se satani iyo utekereje neza na Rolanti nawe ujye dufasha bari kwibasira Soni iyo utekereje neza satani urumva yashutse Eva agamije satani yashutse Eva nyine yagira ngo barya iryo tunda nyine we yungukire he kugira ngo nyine twese tubeho kuri iyi si nawe yaramaze kuvumwa aho yango tuzabe ku isi satani yavumwe ngera dukubura mu mihanda oya byose babice Yes, reka nongere ngo ikaze kuri Rolanti TV show ko arakoze subscribe ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane aho waba uherereye hose amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali rwagati tutiyogiye diaspora muri rusange witeka akomeze abahe umugisha turi kubona urukundo rwanyu kuri Rolanti TV show. Yes, turagarukanye na mama Rolanti Soni amakuru mbese kukonje ndashyuha mu kanya aha ndasanga ikiganiro cy'ubwashoze ibyo mwambwiye simbigaruka oya bigarukeho Soni waretse tugatangira ikiganiro usengera abantu bakurikira Rolanti TV show. umva nashyize ibyo ndi gukora hasi nasenge namubonye mupagani ngiye kubara rimwe gatatu n'ubu utarabikora usengere mu izina rya Yesu Rolanti ko byamunaniye reka mwibwire ikintu nkore ndebera umurongo muri Bibiliya ugufasha ubumbwire umurongo muri Bibiliya umfasha ujye ugufasha oya wibimbugira kuko umwami Imana azantaba umwana mwara maso yanjye agakomera nk'urutare nyine uwo murongo ni uwuhe wanditse ni muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere yako abantu mukurikira Rolanti mutugiye muri comment mutubwire se uwo murongo avuze niwo niko wanditse cyangwa
munatubwire n'umurongo biherereyemo. baze kunyomoza Ah. uko ari. Aha. Umeze gute se? ariko urimo urambaga sha uri kumbaza biriya ntanayirebyemo. Nase ntabwo meze usenga. neza meze bo Ubusanzwe usengera he? sengera methodiste libre. Usengeramo cyangwa urahanyura gusa? Niho Urahanyura nsengera, gusa. niho nsengera. Hari umuntu urumva yabwiye baramubaje ngo ukora he? Kuri banki. Umukobwa nyine ari umukobwa. Aravuga ati mbonye umutipe umeze neza ukora mu mafaranga. Urumva agiye asanga ni umupuranto. Umupuranto bamwe bakupa gusa. Urwo ntabwo yemerewe no kwinjira nyine muri banki. Teka nagiye kubikuza. Cyangwa nawe ni kumeze. Jewe hoya sha umva njyewe umva rwose ntabwo nakubeshya ntabwo nabeshya ngo mvuge ngo sengera ngo ahantu ntasengera bibeshye kirazira. Nzi ko uri umwadeperi nkanjye. Ntabwo ngenda umwadeperi. Umwadeperi naba nambaye igikomo cyangwa ishanete cyangwa amaherena. None se abadeperi ntabwo bemerewe gusa neza? Oya basa neza ariko ntabwo bo babyemerewe. Nabonaga nyine agasatsi ukuntu kameze. Bakabona? Aho gataka. Uyu murokorera. Aka gasatsi kanjye ni perike ni wigi ngiye nkora. Ubwashize narabwiye ngo abagore ukuntu babeshya. Urumva? Wasanga no kubyara bitajyana. Bitaryana? Batubeshya ngo birajyana. Uretse nushaka uzabibona. Ndashaka kwiyumvira Soni. Uranyumvise? Ndashaka kumva comment ashyiraho. Kubyara? Kubyara birajyana Soni? Bitajyana. Birajyana? Nase kuki umuntu abyara umwana wa mbere akabyara uwa kabiri akabyara uwa gatatu kandi azi ko bijyana? Nyine none abana si umugisha. Umugisha udafite ibyo uzabagaburira. Uretse hari ujya gutegura kubyara nta kintu. Iyo ubyaye umwana urumva udafite icyo uzamugaburira. Sibyo? Ntabwo biba bikiri umugisha. Aba ari umuvumo. Ntibazakubeshya. Nukuri. Oya. Uzo mwana guhora yiciragura adafite ibyo kurya atagira ariko abangama mu baturanyi. Ikibazo rero twebwe tugira abakene babyara cyane. Abakire uzarebe abakire babyara nk'abana babiri umwe batatu. Nyine uzi impamvu se kubyara abana benshi biba byarenze kuba umugisha biba umuvumo. Kuba abana ubwabo ntabwo batuma ugira uturaso ushyira ku mubiri. Oya. Uri umukene ndabeshya Rolante. We tubwira ibyo. Aryo uvuze gute? Nta nubwo njye nabyumva. Kubyara abana benshi atabashije kurera. Yego. Ni umugisha ni umuvumo. Ni umuvumo. Kuko babana iyo utabahagije ibyo bakeneye nabo burya umva bagucumurira. Kandi noneho nawe ntabwo utera imbere. Cyane rwose. Kandi umugisha wa mbere ni ugutera imbere ukabaho wishimye. Ushaka kumutera urushinge? Ntabwo mutera urushinge. Ntawo mboye. Nanjye kumuhunga da. Oya, impunga. Hari umunsi inshinge atazigeze. Ahubwo buri munsi inshinge urazirya. Inini cyangwa intoya. Oya, arya inini. Nizo yikunda. Inini. Tuvuze inshinge. Uriya mu kanya abantu bagira ngo ni ibindi bagira ngo ni ibindi. Nabonye muri comment nazi. Uzi ko baza kutubaga kandi atari. Ngo ni inyigo mwavugaga ngo ndende ngo mukunda. Seri vandarateri se? Si vandarateri se twavugaga. Vandarateri twivugira ariko we yabikomeje ngo nawe ati umva ikiganiro cyose. Noneho ngo bagiye gucanga amamini. Soni uzongera kwambara iki? Ariko sinazambara. Nazambara. Ndabizi se. Karame. Ibyo bintu wari wabibona byabo. Kasone ntabwo ajya yambara amini. Ayambaye namukubita. Rantine yambara kare. Ega niba utagira amaguru meza ntabambara. Dore impamvu rero mbicaje hano. Yego. Urumva? Hari umufana cyangwa se umuntu udukurikira wamamagaye. Arambwira ngo yifuza ko nyine ni nk'ubuhamya bwiwe urumva tukamugira inama n'abadukurikira akatubwira nyine uko babyumva bakamugira inama. Uwo mukobwa ukundanye n'umusore mwumve neza
yakundanye n'umusore, urumva barakundana, umukobwa abaho nyine azi ko afite umusore nyine bakundana pe. N'uwo musore yari afite papa we, hari ukuntu ari abapapa nyine ubona akanasashaje ari hagati no hagati, urumva uwo mukobwa akaba yarakundanaga, urumva n'uwo mupapa azi ko uwo mupapa ari umudivorce, urumva. Noneho umukobwa we aguma muri icyo Kigali nyine, kwa kundi avuga ati abakobwa mugira ibintu byo ngo bakakunye nawe ufite umuntu kwitaho hariya, ufite amafaranga ugutamo, ariko ukaba ufite n'undi mujeni ukunda cyane, urumva. Then aza kuryamana, bose yaryamanye nabo, nyuma aza kumenya ko wa musore ari umwana wa mugabo. Bari bafite gahunda, kuko yari yaraporopoje, bafite gahunda yo kuzabana nyine nk'umugore n'umugabo, atari bya bintu byo kwiriraho ukikomereza. Umukobwa yari yaramujyanye iwabo, ariko umuhungu ataramujyana iwabo, aza gusanga atwite inda, ariko yabara neza agasanga inda ni iya papa we. Urumva? Noneho yabibwiye na se, uwo muhungu yabibwiye uwo musaza, kujya uwo mukobwa yabwiye ngo ni sebukwe ko atwite kandi amutwitiye. Sebukwe aravuga ati uzaceceka, inshuro mbere nzajya mwitaho buri kimwe cyose, urumva. Noneho ariko umukobwa yamenye ko wari se, kwa kundi nyine ufata telefone ya sheri wawe ukabona nyine mu birori bifotozanyije, umukobwa aza kugira ubwoba wagira ngo ni nk'agakino bari kumukina. None yasanze amutwitiye, bari bari guteganya kujya mu murenge, ariko tubaza akora iki? Soni, urabyumva wishyire mu cyimbo cy'uwo mukobwa. Soni, kanguka Soni, ukanya turaguhagurutsa tugukoreshe makeri. Atangiye gusinzira, atangiye bya bitotsi byiwe. Oya, uzi impamvu se nanyweye agakoma? Ngo yanyweye igikoma ngo kimutera umusinziro. Ihangane rero se ko kibi ngo baziciye. Kandi nazibona se. Nese ubwo. Kanguka mureze rero, kankubita sheri. Rero abambagije inama namugira umukobwa, arababaje gusa nimba udukurikira umukobwa we, yaradukurikira ko ndaza kumusharinga. inama nakugira, agomba kubanza wagatuza muri we, akazabyara umwana nyine bakajya bamufasha. None se ariko umuhungu bakundana aramureka nyine asanga uwo musaza kandi ari sebukwe. Yego kirisibo, ntabwo wumvise ariko ukuntu ibintu ari kubyumva yasinziriye, niba baramuteye umusinziro cyangwa yamize agapusi. urumva umukobwa inda niyo nabamugira, inda twite ni ya sebukwe, kandi urumva yabikoze nawe ajya gusambana nyine, urumva nyine bose urumva nyine arabikoze, ariko nyine ndumva inama njye namugira yakitonda. Sebukwe nyine urumva ahubwo no kuba gusa yavuze ko sebukwe aramuteye inda, we yabibwiye sebukwe ariko ntarabivuga, abibwira umuhungu. Ibyiza rero ngiye kunumva inama namugira cyane, ruca nkarumira singira ikintu mvuga, ariwe wanteye inda, aceceka. Noneho sebukwe wiwe yazamufata n'ibanga, ni n'amahano nayo, n'amahano nyine mpamvu nyine agomba guceceka, kuko abivuze urumva ntabwo ari amahano. Ariko na kera sebukwe yarabanzaga akaza kumva. muri iki gihe se hari ubwo bikibaho, ahora atubeshye. Ni amahano, ariko kera byabagaho.
wenda kera bwo bagiye babyitaga kugira gutera ukazanura kukazanura rero uwo mukobwa wakoze amahano kandi ntago ari byo kuryamana na sobukwe ni bibi ni ukuri bibi cyane basi wari kujya yategereza se uwo muhungu we akaba ari we umutera inda umukobwa nawe ararenze Sadio nawe ararenze ureze kamubwira uba wumva no atinyuka mani kweyura akereka sebukwe ntabwo nyine yarabizi ko ari sebukwe ntabwo mvise neza nabyarazi ni nko reka tuvuge reba nkanjye sibyo nje mva muri Kigali sibyo yego famiye yanjye nayo iba mu nkengero z'umujyi sibyo urumva umukobwa duteretana yazamenya famiye yanjye mu gihe cye hari uko ari njye ubishatse ko mujyanye rero niko byabagendeye urumva rero umusore nawe yakoze nawe amabi kuko atamweretse umuryango oya ntabwo ari amabi none se ubwo urumva uyu mpamvu atari amabi se erega hari defonde nkunda kubwira abantu nimba uri umukobwa cyangwa ukaba uri umuhungu ukajya wirwa uzana abantu mu rugo batandukanye ntabwo umubyeyi uzavuga ngo ziriya ni inshuti zawe aravuga ati ni inshuti zanjye akikiriza ariko muri we ntabwo yumva ko ari inshuti zawe aravuga ati barana ni sheri nyine byishimo noneho bigero bikabacanga ni handi batajya kuvuga ati umuhungu wacu yaraturumbiye umukobwa wacu yaraturumbiye hari abantu bafite nkanjye principe yanjye urugo nzajyana n'umukobwa nzaba mfite gahunda yo kubana mu gihe bitaracamo uzi kugira ngo bajye bavuga ngaha ngo n'ubundi se nurayazanye atandukanye n'ababaye rero uwo muhungu nibwo buryo mbitekereza ko yaba yarabigenje uwo musaza barahuye nyine nka kwa kundi abakobwa bajya bakunda umusaza nawe niko yabigenje aravuga ati niboneye igisaza ntizatsindamo ubwo rero nawe arawirawira nyine se nabigenza Laurent wowe urabyumva dukeneye ibitekerezo byawe rero ndumva nihangane nta bindi njye nihangane nyine mu byaha nose bigenda arucarumire cyangwa mukure ubwo nta rucarumire amukuremo oya we na sheke we nabyare mufasha azamufasha n'ubundi urumva ariko najye kumuteza abantu nawe uko yaba yisebeje ubwo Imana yemeye ko uwo mwana imurema nyine yamuremye agomba no kubaho akavuga impamvu yamushyizeho ese umuhungu nabimenya se umuhungu azabibwirwa n'iki nabimenye ubwo nyine azavuga ko arayimuteye wenda ibyo nigeze mubaza no kumubwira ukuntu ari we wanayimuteye amubeshye umwana akazavuka igihe kitageze gusa tuvuge ko ubwo uwo mukobwa bamuteye uwo muhungu we batari baryamana na rimwe sinumvise ngo barabara bakabara babigahura roje no kubara ariko oye none se ko Imana ari igena umunsi umwana azasohokera mu nda ko n'abaganga ari igihe batubwira ngo uzabyara mu itariki 28 ukabyara 10 na zinga ukaza imbere kuri Imana niyo ibigena byose ibipimo byo ni umwana w'umuntu ubikoresha ntabwo ari Imana ahubwo Imana ishyigikira umugambi wa kuvuga Imana twagiye muri bibiri bikabaca ntabwo byancanira ngo setse abantu kujya baze kwandika muri comment barabizi ko nkunda kubasetsa uragira ngo baze muri twigarukiye muri Bibiliya noneho agaruka kuri Sonia oya ntusabajije Sonia none mani wanamubwiye ngo senga mujye muri comment mutubwire Sonia ababwira ngo senga bikamunanira bikomereze kwa Sonia ntabwo byananiye tubikomfurime neza tubishyire n'akadomo Sonia w'umupagani mana turakuragije tugiye kujya dukora ikiganiro dutangira ngo twakire Sonia w'umupagani kugeza igihe umva kugira ngo tuzabivereke buri munsi ko tuzajya tuza mu kiganiro uzajya duha imirongo 2 yo muri Bibiliya naho yanditse urumva urumva ubwo ijambo ubupagani tuzarigukura tumaze gukora byibura 10 oya ntabwo tukwatse imirongo 10 umunsi umurongo wo muri Bibiliya nawo ugufasha Yesu urambaza none se ubwo ko ntabwo hostinze urakoze nanjye uzampamagare kuri kamera umbaze
twagiye soni ufite amakuru ngo umusaza ugiye gucika enye egereza mikoro enye bagiye gute ano marogi ngagiye gucika amaro kandi waguhangayikishije soni yamukomeje kumwumva Sonia umva akaroji rwose karamubabaje niko kamubabaje nyuma y'uko kiwingo kuri za bazikiye ciwingo siyababaye ntabwo yababaye urumva singize urumva hari zano za sarama zicika siyigize anabivugaho urumva ariko bageze ku marogi Sonia adasinzire yamamagaye mu gitondo ati ugeze tujye mu kiganiro yesu we ashaka kuvuga ukuntu yababaye tubwira agahinda kawe ihangane bibaho nyuma ya kamera ndagufuna Sonia bibaho urumva nkubwire n'indege zirashya urumva umuntu abyara umwana agapfa ubu ntabwo uzongera kujyana umwana muri ihangane roji kuba baziciye Sonia ubu ntabwo uzongera kumujyana muri rero ngiye ikintu cyambabaza wari uzi ko ejo bundi Sajo yakujyana umwana muri roji ye ikintu cyambabaza inde urumva baguki none so umwana najyanye muri roji nubwo mbeshye ntabwo nkubeshye katari uwawe akaba atari murumuna wawe akaba atari ni mubyara wawe akaba nta n'ikintu mupfana akubabaje ati uzi impamvu ubu uzongera gukuraho rogi ya makeya ese simfite geto afite inzu se simfite geto yamutwara ariko nta makuru ufite asigaye abwira Olivier ngo najya kwiyogoshesha umusatsi ugiye kuzashiraho urabeshya Sonia kugira ngo n'ukuntu amwinjiza arayiye none oya Sajo yaza yicara mu gipangu tumaze kurya ngiye kubivuga vuga arangije arangije umukobwa aje tumaze kurya undi nawe asigara yambaye umupira hanze yabuze umupira wo kwambara ahita abwira Noza uyu ngo ahita abwira uyu ngo Olivier ngo genda ujye kwiyogoshesha ngakira ngo telefone ngo n'amafaranga ujye kwiyogoshesha ngo uraje none asigaye amutuma kwiyogoshesha buri munsi gusa disaza uko agiye kuzazana agapara ubwo sombeshye umusatsi ugiye Sonia mvuge ukuntu wibasiye Eric Olivier nawe nanjye nguriye voka Eric na Patrick bamwe bakibisaga na Patrick reka mubwire Sonia niwe mukobwa nabonye utagira umutima wowe umva nkubwire oya uretse kumubeshya reka tubanze twumve ukuntu Sajo avuga uretse inkuru yanjye maze nyivuge ibinyoma biri ku munwa byinjiza avuga nkavuga cecetse Sonia azagenda akatarika Sonia uzajya urumva hari igihe uzajya biguhagana ibaze ariko hari ikosa utarumvamo Patrick hari ikosa utarumvamo Eric ajya kuka Patrick bajya bakuka Sonia agera gutya aba arihandagaje ariye Patrick aramurya aramumariza Patrick urumva arazinga arataha asubira mu cyaro Patrick ari umujene ufite icyerekezo umuntu wabaza na Olivier twaramubonaga Patrick tukavuga ati man uriya mujene abayeho neza uriya mujene pe aba aramuriye aramumariza ageze kuri Eric none yamwivurijeho agahinda kose kuko Patrick yagiye urumva ari wamutagamo sigo sinaba mwarabakire ibaza abantu bose mbariye wenda baba bamukire Patrick Eric ari umurokore nari nibagiye kugashiraho kuva ahantu yabaga yari atarara mu gasozi narimo ariko kuva yamenyana na Sonia urumva yatahaga kare niho namenyanye na Sonia mu gipangu twabagamo habagamo Eric Sonia akajya haza buri munsi Yesu we urambesheye Eric urumva cyambego umuhungu uri kuwe kuva icyo gihe yatahaga kare saa 8 z'ijoro ubundi saa 8 z'ijoro ukibaza amazi joro ko Eric ari umurokore Eric
Kerika ari umurokore saa munani bari saa munani bari saa munani bari ntabwo ndakora n'umuntu tweyika ushatse kumbaga none reka mubange none bivuge umva mvuge na kari murori mvuge na kari murori wowe nyiranzakayo umwirwana vuga ngo ngomeze cyangwa ndetse inde nyiranzakayo nuwaye dore jewe ibintu wavuga impamvu batabyemeye buri kantu kanjye kose kaba karonuraye kantu kose nkoze biba bironuraye sitati yanjye irebwa n'abantu 800 ariko ibyo ukorera bose baziko nitonda azi ko uri umwana mwiza Saju niwe muntu akenshi mba ndi hehe nigiriye mu kazi sibyo ni umukameramani iyo mvuye hano kwa Valentine gukamera n'ahandi n'umufotogarafe ako se ko kiri kumbaga ndi n'umudesign ibyo bintu byose nazabijyamo gihe nabijyamo gihe cy'Valentine anjye sinzi arimo arakubeshya bose nakwigabanyamo ibice binga ahanini cyane ukunda kumbwira kuri mu kazi wowe urakemeye ko nakundanye na Nuza na Eric na Patrick abo bantu sinanabasi n'ikimenyimenyi n'ejo bundi yakuzaniye voka niki n'imineke yarabimbishe urumva leta yarabimbishe Eric sona sigamisha baba Eric yakubwira amabisi kandi igihe muhamagara kuri telefone nkasanga yikuye ubwo urumva abarihe ko ari byo itari line busy yayikuyeho umva noneho hari igihe muhamagara nkumva ari kwivugira nka kandi fone y'ibika umuriro bihagije wenda na musaza cyangwa na mama we ariko umuginga yarangiza hamwandikira ka message ngo nari nsinziriye wamwumvise igihe akangukiye ibyo bitotsi asha gusinza nk'amasaha nk'icumi ayo masaha none se reka mubwire Sonia ugaryama amasaha hari indirimbo baririmbye ngo yiririmbe twumve nare baba Sonia yiririmbe ese ubwo niki nimba tukubeshe hita dukubita umurongo muri Bibiliya ubwo umuntu wabeshe haravuga ngo nzabatera amabuye nzabatera amabuye mwebwe mubeshyera abana b'Imana waravuga ngo nzabatera amabuye abana b'Imana ariko narumwe wamwumvise umupagani Sonia twari komfurira ntabwo n'umupagani nyine uzatwemeza ko utari umupagani ugiye kujya utubwira imirongo ingahe wicamo cyane ugiye kujya utubwira imirongo ingahe 2 buri munsi uyu munsi aritwa umupagani ikindi kiganiro kizacamo azashaka imirongo 2 kugeza imirongo ibaye 10 ngo ni episode zinga 5 wabyumvise iyo mirongo 2 uhora uyitugeza umura na Valentine ntabwo tuzamuburira akazi nta kibazo nanjye umuwo mukoro nanjye nzajya bacu basaza bacu bapapa bacu badukurikiye duhere mu itangiriro duhere mu itangiriro nako ninjye ari kubeshyera urumva duhere mu itangiriro ye guhera mu itangiriro twigo Adamu ubundi Imana yaremye nde nani Imana yaremye yaremye Adamu na Eva baza ko biza kugenda gute kugira ngo twisanga habaye icyaha baje kubyara oya bariye ku rubuto Satani yari yabashutse yashutse Eva none se Satani utekereje neza na Valentine nawe ujye dufasha bari kwibasira Sonia iyo utekereje neza Satani urumva yashutse Eva agamije Satani yashutse Eva nyine yagira ngo barya iryo tunda nyine we yungukire he kugira ngo nyine twese tubeho kuri iyi si nawe yaramaze kuvumwa bavuye ngo tuzabe ku isi Satani yavumwe aruka Adamu nawe amaze gukora icyaha ntabwo yavumwe mbere none se yari ari muri ba bamarayika bigumuye ku Mana ese Satani yapfanaga iki n'Imana Satani yapfanaga iki n'Imana Satani yapfanaga iki n'Imana Satani yapfanaga iki n'Imana Satani yari marayika nyine bapfanaga iki yari musaza we
umusaza w'Imana se gusa aricyo bapfanaga aricyo bapfanaga nawe ugiye kunsebya tubwire satani yapfanaga iki n'Imana nyine yari bari abantu Imana se yaremye satani nyine ubwo yari bafitanye ubwo n'isano cyari icyegera cyiwe cyari cyegera mu kanya aratangiye atubwiye ngo yari umusaza w'Imana umusaza w'Imana banye ndumva satani kwa ko satani n'undi nawe rega yaremwe yari marayika yari marayika ariko aza kuza gushuka nyine Adamu na Eva amaze kwashuka nyine bapfaga iki satani nawe yashatse kwigereranya n'Imana ariko asanga Imana imurushije ubushobozi nicyo cyatumye avuma yashatse kwigereranya n'Imana satani wese ntabwo ujya ubibona none se ubundi kuki satani yihinduye inzoka akajya gushukanuza Eva ese urumva yarahindutse inzoka kandi muri Bibiliya batwereka hari uruyoka runini rwashutse nuza Eva muri Bibiliya barakwereka muri Bibiliya habamo amafoto habamo na video oya mu gitabo cy'intuzi kiki abitwereka mu mashusho ndetse mu mashusho kuri iriya filime bagize bandika hari n'ibitabo byagiye biza by'abayehova bagenda bandikaho ukuntu yewe ntabyo ndabona mu mashusho ukabona uruyoka runini rugize gute nose ko nose reka nkubwire mu mashusho ni he sinzi iryo dini ryari iryo torero kera iyo ujya gusenga twiga hari ahantu bajya bakoma ingoma noneho twiga muri pirimeri noneho basengeraga mu kizu kituzuye nyine kirangaye noneho tujya gusengayo kwa kundi nyine abanyeshuri mugenda mugahurira muri kureba ukuntu nyine abantu bari kubyina bari gusenga turagiye tujya gusenga turagiye natwe tusanze bari kubyina natwe turabyina tutazi ibyo bari kubyina bakajya bakoma ingoma tukabyina abandi bavuza amapendo bari bicaye ku mikeka nyine mitoya yamaye bajya kuvuga ijambo ry'Imana ukababa barasinzira ugasinzira basirimba umuntu agasirimba niho yakwiye ibisinzira Sonia urumva ibiganiro bya hano ibyo turi kuvuga nibyo uri kuvuga wabumvisha abacyasinzira ariko utujijisha kugira ngo adasobanura ukuntu ariko utujijisha Sonia ibyo bakubajije marayika yaje mu isi kugira ngo adukize ibyaha marayika Yesu nyine ubu tugiye kujya duhera mu itangiriro Adamu nyine turi kureba Adamu baje kubyara abahe bana yabyaye nde Adamu na Eva yabyaye Gahini yabyaye Gahini na Bikira Mariya oya Bikira Mariya kandi